kera tukiri abana bato hari ubwo umwana yabaga atukana ibitutsi byinshi kandi bikomeye, nuko abakuze bakavuga ko ngo atukana nk'abato. Iyo rero umwana yatukaga undi igitutsi kirimo amagambo nyandagazi, ay'isoni nke ateye ishozi, cyane cyane ayibanda ku bitsina n'ibikorwa byo kubihuza, ubwo ababyeyi n'abakuze bavugaga ko umwana atukana nk'abashumba. Mu mibanire y'abantu rero hajya habamo kugaragarizanya imbamutima z'umujinya n'umunabi umuntu yatewe n'undi, akaba yamutuka igitutsi cyoroheje cyangwa se igikomeye, akamucyurira se cyangwa akamutega iminsi n'ibindi. Burya rero kuko ngo ntazibana zidakomanya amahembe, kandi ijambo ribi ngo ryibutsa umujinya, naho ururimi rwo murabizi mwese ngo rwoshywa n'urundi. Aka rero ngo ni nka ka kebo kajya iwamugarura, umuntu yatuka umwe undi nawe akaba yamusubiza. Ibitutsi rero bigira ibisobanuro byihariye, hakabaho n'ibitutsi bikomeye bifite ibisobanuro nyine bikomeye. Hari nk'ibyo twagarutseho 8 birimo nko kuvuna umuheto, kuvuna imyambi n'ibindi. Mu kiganiro ushobora gusanga kuri channel yacu, ushobora no gukanda kuri link ikikujyanaho aho hejuru kuri video, nuko ukabisobanukirwa. Uyu munsi reka tugaruke ku gitabo rutwitsi cyitwa Mpangara nguhangare cya Sibomana Antoine. Iki nicyo gitabo cya mbere kandi cyonyine kibanda ku bitutsi, ubuvanganzo bw'ibitutsi mu Kinyarwanda. Iki gitabo iyi mpuguke mu by'indimi yanditse mu 1991 cyaramamaye cyane, kuko si benshi batinyuka gucukumbura ibitutsi ngo banarengaho ahubwo babyandikeho igitabo ku mugaragaro. Ese ubundi umuntu ashobora kwibaza ati niki cyateye Sibomana Antoine kwandika igitabo ku bitutsi bimeze kuri? Ushobora no kwibaza ati ese biraboneye cyangwa bihabanye n'amahame mbwirizamuco yo kwiyubaha no kwirinda kubahukana, kwirinda imvugo nyandagazi n'iz'urukozasoni, ibitutsi n'ibindi. Ushobora kwibaza uti ubundi ni ngombwa? Niba uri nk'umuntu wigeze gucisha amaso muri kiriya gitabo cyangwa ukumva amagambo agikomokamo, ushobora kwibaza ibibazo nk'ibyo. Muri iki kiganiro rero turavuga muri make kuri iki gitabo n'umwanditsi wacyanditse n'icyabimuteye, turebe no muri rusange ibyo yibanzeho yandika. Nimwifuza incamake y'ibirimo nyirizina umutwe ku mutwe, mutumenyeshe muri comment kugira ngo tuzabigarukeho. Gusa nawe ubwawe ushobora kwisomera iki gitabo maze ugasobanukirwa ubuvanganzo gikungahayeho. Reka rero tubisobanukirwe byose. Mbere na mbere ariko buriya mbere yuko twumva igitabo uko kimeze n'ibikirimo, ushobora kwibaza ubundi Sibomana Antoine wanditse icyo gitabo ni muntu ki, watinyutse kwandika ibitutsi mbere ye nta wigeze abikora, yaba ari ba Padiri Alegisi Kagame, yaba ari ba Musenyeri Aloyizi Bigirumwami n'abandi banditsi b'incabwenge banditse bwa mbere ku mateka y'u Rwanda, ubuvanganzo n'ururimi. Yewe na nyuma ye abandika kuri ubu ngubu za edition Bakame n'abandi, ntawe turabona wanditse igitabo nk'iki. Ushobora kwibaza rero uti uwo mugabo wabitinyutse ni muntu ki? Sibomana Antoine yavukiye i Kibabara muri komine Mbazi i Butare ku itariki 13 z'ukwa kabiri mu 1946. Yize amashuri yisumbuye mu isemineri y'Ikansi, naho amakuru ayiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Muri iyi kaminuza niho yize iby'indimi. Yari yarize iby'indimi, ari nabyo byamuhaye amatsiko n'ubushobozi bwo gukusanya byinshi yanditse muri iki gitabo Mpangara nguhangare. Uyu mugabo kandi yanize muri Kaminuza y'i Montreal muri Canada, aha yahize ibyerekeye isesenguramuco. Nyuma y'amasomo ye yakoze imirimo itandukanye, irimo nko gukora muri Minisiteri y'Uburezi n'iy'amashuri makuru n'ubushakashatsi mu by'ubuhanga. Sibomana Antoine kandi yanakoze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komine. Yandika igitabo Mpangara nguhangare tuvugaho uyu munsi, yari burugumesitiri wa Komine Mbazi, yari yubatse afite umugore n'abana 4. Iki gitabo akaba yaracyanditse akakirangiza akagisohora mu 1991. Iyo rero ni incamake y'uwo Sibomana Antoine wari we wanditse nyine iki gitabo Mpangara nguhangare. Ariko ushobora kumva izina ry'icyo gitabo ugahita wibaza ubundi guhangara ni iki? Hari nk'abato badukurikiye n'urubyiruko bashobora kuba batazi inshinga guhangara ishaka kwerekezaho.
ubundi mu kinyarwanda guhangara umuntu bisobanura kumutinyuka no kugerageza guhangana nawe byeruye ugamije kumunesha no kumucisha bugufi. Uhangara umuntu iyo wamaze kurenza indangagaciro ingohe, ni ukuvuga wamaze kuzirengagiza, ukaba warenze ikigero cyo kwiyumanganya no kwiyubaha, kumwubaha nyine uwo muntu ugiye guhangara, maze ukamwubahuka wivuye inyuma pe. Iyo rero nawe aguhangaye akizina ry'iki gitabo ngo mpangara ngo hangare, mutana mu mitwe, mugatukana, mugatukuzanya pe, hato byanarimba mukaba mwarwana cyangwa n'ibindi. Ngicyo rero igisobanuro cy'izina ry'icyo gitabo. Gusa ushobora kwibaza uti ese ni hehe uyu nguyu Sibomana Antoine yakuye ubushake n'ibitekerezo byo kwandika iki gitabo? Byaje bite? Byagenze bite? Ni iki cyamuteye kwandika iki gitabo? Mu gitabo Umpangare nguhangare abenshi bazi nk'igitabo cy'ibitutsi, umwanditsi Sibomana Antoine avuga ko ari ngombwa kumenya ibitutsi kuko ngo byigisha bimwe mu bintu ababyeyi n'abakuze batinyirira, bakaba batabibwira abana, nk'ibijyanye n'ibitsina n'ibindi. Avuga ko kandi ibitutsi binatoza abana kumenyera gutera ubuse, bakirinda gukura ari ibifura mu bandi. Icyakora ntabwo Sibomana Antoine muri iki gitabo ashyigikira umuco wo gutukana, kuko avuga ko nabyo hari ubwo bishobora kuba bibi. Kugira ngo rero twumve neza impamvu nyamukuru yamuteye kwandika iki gitabo n'icyo kigamije, reka dusome iri buriro ryacyo mu magambo bwite y'umwanditsi. Yaranditse ati umuco w'igihugu uremanwe utuntu twinshi, uremwaremwe n'utuntu twinshi kandi tunyuranye. Uwashaka yawugereranya n'ururabyo ruhumura neza cyangwa se n'ubuki bw'inzuki. Nta wakwiyibagiza ko urwo rurabyo rurabiriza ku kimera cyavumbutse mu butaka burimo ifumbire yavuye mu myavu. Nta wakwiyibagiza ko ubuki bwiyenga mu ducogocogo twataratawe imihanda yose ndetse no mu myavu, ari nabyo byaje kubyara ya mugani ngo uwavuga imitarire y'inzuki umwami ntiyanywa ubuki. Umuco w'u Rwanda wanditsweho byinshi kandi binyuranye, habanje ibihambaye bigaragarira buri wese kandi bihimbaje amatsiko y'abashakaga gutoza uwo muco no kuwamamaza. Ibyacecetswe nabyo si bikeya, kandi uko gucecekwa kwatewe n'uko ngo ari indahangarwa. Iyo ushishoje koko usanga izo ndahangarwa arizo zibundikiriye utubuto tw'ibigaragaza umuco. Muri izo ndahangarwa rero jyewe nihitiyemo ibitutsi by'abashumba byo bigusha ku myanya ndangagitsina no ku myanya ivura imyavu. Nabitewe ahanini n'akarengane iyo myanya yagiriwe, ikaza no kugeza aho yitwa ibiteye iseseme, ibiteye ishozi, ibishenzi, ibiteye isoni, ibishitani n'ibindi. Kugumya gutsindagira iyo mvugo byakomeje mu Banyarwanda imyifatire yo kwiyerurutsa, iy'amasonisoni adafashije, iyo kwifata gitagatifu by'umukino, mbese imyifatire yo kwikamisha imbwa. Iyo myifatire ya gifarizayi rero niyo bamwe mu bato b'ubu bagerageza kwipakurura, abakuru bakajyaho ngo noneho urubyiruko rw'ubu rwarasaze. Si ubusazi, buri rungano rugomba kwishakira inzira inogeye imibereho yarwo, rwendeye nanone ku byo ruba rwarateguriwe n'abarubanjirije. Igitutsi kiragayitse. Kigayitse ku mpamvu ki? Ni uko kirenga imiziro n'imiziririzo, kikirengagiza amategeko agenga imyifatire n'imibanire y'abantu n'abandi. Igitutsi kiratinyuka, kikasaguza ibyagombye kuvugirwa mu mwiherero, kikabimenera ibanga ku muhisi n'umugenzi. Igitutsi gifite akamaro. Cyigisha umwana ibyo ababyeyi be badashobora gutinyuka kumwigishiriza. Ibyo ni ibyerekeranye cyane cyane n'imyanya ndangagitsina n'imikoreshereze y'iyo myanya n'amazina yayo. Bityo rero umwana akagaragariza rubanda yifashishije ibitutsi ko yamenye ubwenge bwa muzi, akivumburira ibyangombwa byose bari baramuhishe. Abashumba nibo bihangiraga uburere bwabo n'umuco ugenga imyifatire n'imigenzereze yabo. Ntabwo birirwanaga n'ababyeyi, begurirwaga ibiragirwa, bakiriranwa nabyo mu gasozi,
akaba ariho bahangira ubwa mbere uburere bwabo. Akenshi wasangaga ubwo burere ari buke cyane cyangwa ari ntabwo. Abashumba birirwaga ku gasozi bagahangara izuba n'icyunzwe, bagahangara imvura n'imbeho n'inzara n'inyamaswa z'amoko yose. Ibyo byose bakabihangara kandi bakabirinda. Abashoboraga rero guhangara ibyo byose ntibari bakiri abo kwibombarika ngo batinye guhangara umuco. Bubahukaga kwasaguza batishisha iby'umuco usaba ko bivugwa habanje kwibombarika. Uzasoma iyi nyandiko ntazase na wa mwana bahereza igitabo cy'ibinyabuzima akihutira kujya kurangarira ibishushanyo by'imyanya ndangagitsina, yamara kubihararukwa akabumba igitabo yibwira ko iby'ibinyabuzima abimenye neza. Uzagisoma azasome ibyanditse byose, ntazihutire ibitutsi byonyine. Ni nayo mpamvu nashyizemo bikeya. Azarebe ko ibyo bitutsi byari bimariye umuco nyarwanda. Ibi bitutsi nabitaye imihanda yose, ibyinshi kandi byiza nabikuye muri komini Gafunzo muri 74. Nshimiye abamfashije gutunganya uyu murimo bose, abambwiye ibitutsi n'ibisobanuro by'amagambo nubwo batashatse ko mbavuga. Harimo abato n'abakuru, abakire n'abakene, abasirimu n'abanyabitoke, ariko bose ni ab'igitsina gabo. Nshimiye abamfashishije inama zabo n'abamfashishije impapuro n'uwabinyandikiye ntamenere ibanga. Iri riburiro Sibomana Antoine yaryandikiye i Butare muri Mata mu mwaka w'1988. Murumva rero ko muri iri riburiro agaruka ku bintu byamuteye kwandika nyirizina iki gitabo Mpangara ngo hangare. Nyuma rero yo gusobanukirwa ikijyanye n'impamvu yatumye Sibomana Antoine yandika iki gitabo ndetse no kumva ibisobanuro by'izina ryacyo n'igihe cyandikiwe, reka noneho turebe mu ncamake bimwe mu byanditse muri iki gitabo. Igitabo Mpangare ngo uhangare kigaruka kuri byinshi mu buvanganzo buganisha ku bitutsi no kuvuga ibintu mu mazina yabyo tutabica ku ruhande. Kirimo imigani migufi, ibisakuzo n'uko byicwa, indirimbo n'imbyino zo muri uwo mujyo, inzenya na byenda gusetsa n'ibindi. Kirimo kandi ibitutsi bitandukanye n'ibisobanuro byabyo n'ibindi. Reka dufate ingero za bike gusa mu byo wasanga muri iki gitabo maze tubashe kumva umujyo biherereyemo. Aha twavuga nk'imigani migufi irimo, nk'urugero hari umugani uvuga ngo barihima ba Mujinya yasanze bamwendera umugore arishahura. Hari kandi uvuga ngo utazi ikimuhatse areba ubugabo bwa Sigitsure. Hari n'umugani uvuga ngo utazi umurera amureresa amabyi imbere. Hari n'undi uvuga ngo ukora icyazi yendwa ahetse, cyangwa se umugani ngo umwana w'umukene akuna acanye. Hari n'undi mugani uvuga ngo umukunnyi mutindi akunira impare. Harimo n'indi migani myinshi, iyi ni mike gusa twafasheho urugero rwo gutanga muri iki kiganiro. Twavuga kandi nk'ibisakuzo birimo, harimo nk'igisakuzo ngo inkoni nziza imera haga. Icyo kikitwa ngo ubugabo bwa musaza wawe. Murabizi ariko ko iyo umuntu agiye gusakuza abanza kuvuga ngo sakwe sakwe, nuko ugiye kwica igisakuzo ati soma akabona kumusakuza. Harimo kandi igisakuzo ngo gatinze kazaryoha. Iki ngiki najyaga nyumva tukiri abana. Iki cyitwa ngo igitsina cy'umwana w'umukobwa ukiri uruhinja. Hakaba igisakuzo ngo imbuga nziza iboneka ahaga. Iki iyo bakigusakuje ngo ukica ngo igitsina cya mushiki wawe, ukuvuga ko nyine iki gisakuzwa umuntu w'umuhungu. Si ibyo gusa kandi kuko muri iki gitabo harimo na byenda gusetsa, inzenya ndetse n'inkuru nyinshi zo gutebya. Ahangaha twafatamo nk'ingero ebyiri gusa. Ngo babajije ikiremba bati kuki wanze kurongora, nuko kirabasubiza kiti nanze kurongora ba nyoko bakiriho. Hanyuma ngo uwitwa Semikizi yatonganye n'umugore, nuko umugore amuzimba mu magambo. Bigeze aho Semikizi ati ziba wakagore we k'amabere y'impenebere. Nuko umugore nawe aramusubiza ati uhinda unyita impenebere se ko wanzanye ngo unyende, wanzanye ngo unyonke. Ayo rero
ni amwe mu magambo y'inkuru zabyenda gusetsa n'urwenya wasanga mu gitabo mpangara ngo uhangare. Icyakora hano nakubwira ko nagiye nsinda imvugo yeruye ikoreshwa mu gitabo, nkagerageza kuvuga gusa mu buryo bwiyubashye bushoboka kuko cyo kivuga ibintu uko byakabaye. Iki gitabo kandi kirimo ibitutsi binyuranye by'abashumba, iby'abana n'ibindi. Wasangamo kandi amasengesho menshi nk'irya sarigoma n'iryo gushinga urugo, indirimbo zinyura n'ibindi. Ugasanga rero byose ubisanga muri iki gitabo mpangara ngo uhangare. Umwanditsi kandi yanashyizemo imigereka igera kuri 4 ibumbatiye andi makuru menshi anyuranye nayo ushobora gusoma ukaryoherwa. Ngibyo rero iby'incamake bijyanye n'igitabo mpangara ngo uhangare cya Sibomana Antoine, cyamenyekanye cyane nk'igitabo cy'ibitutsi. Niba wifuza kumenya byimbitse ibyanditse muri iki gitabo, tumenyeshe muri comment. Waba se wemeranya na Sibomana Antoine ko ibitutsi no kuvuga ibintu mu mazina yabyo tutabitsinda atari bibi n'ibishitani gusa, ko ahubwo hari umumaro bifite mu buvanganzo n'umuco nyarwanda? Cyangwa wenda ntuhamanya nawe burundu, uravuga ko ntaho bihuriye, ko tudakwiriye kwibanda ku bitutsi no kubibungabunga no kubyandika nk'uko iki gitabo cyabigenje? Tumenyeshe uruhande uhagazeho muri comment. Mwakoze cyane rero kudukurikira muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.